dusenge turangiza. Abantu bakwica kintu kimwe basaba Imana ufite turucurizana wari mu bakutari fisi kimwe Imana wari iki kintu muri kuno kwezi kimwe gusa nawe cyumva wagira kimwe wasaba Imana Mana muri iki kintu zaza gushingira intahe zakuzanisha imwe hano mu nzu y'Imana muri kuno kwezi kwa kabiri n'ukwezi gushingira intahe Yesu Kristo kugira gukoreye kimwe gusa sika yabashikire gira ahantu tuza ufite turo wari mu biganza no kubona mu biganza gusa utari fisi nawe urabona mu biganza icyo kintu Imana iragukorera mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti bari Imana avuga mu kongosha kiragutera isoni Mana korera iki kintu ntukikorera nzoza kuno kwezi nyine uvuge turi kuwa gatatu kuwa kabiri nzoza ndamushingira intahe ndagutangara n'ibishimwe sinzi icyo wabona kiruta ikindi cyihuta mu buzima bwawe habuze n'ituro rya performance utari fisi nawe nyuze umuriro mu maboko maze byazi Imana korera Imana yumva ndabikora mu izina rya Yesu Kristo Imana yabikora ibirimo mu izina rya Yesu Kristo ihute Imana yabikora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana yabikora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana yabikora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti rabaje Imana yabikora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana yabikora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana yabikora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana yabikora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana yabikora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana yabikora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana yabikora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana yabikora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana yabikoze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana yabikoze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana yabikoze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana yabikoze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana yabikoze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana yabikoze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana yabikoze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana yabikoze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana yabikoze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti